ubukana Mbaruru bamufungiranye mu nzu. Ko Cyakabara akomeje gutoteza umugore we aritwara ate muri iki kibazo? Kwa Sezibera aho byageze irudubi. Sylvia ntari gucana uwaka na Sezibera. Stefania ko yinjiye mu kibazo cya Minyoni, aho Cyakabare niba ari bumuteze ubuyobozi. Reka twiyumvire. Ako Sylvia, urinda ushushe umutwe ubona umaze iki muri urwo koko? Ubusabusa ukora bw'ubufaranga budashinga nibwo bwatuma njye utsuzugura bene aka kageni, ku buryo ngiye kujyana ku kazi imyenda idateye ipasi. Urambonera iki gishati? Hanyuma se ndatera ipasi n'aya maboko warayivunaguye. Uvuze ngo none nyakonyagurire rimwe none wumve, nyakonyagurire none ngukandagira mu gatuza none wumve nicyo shaka. Reka nkubwire Sylvie, sindakuvunagura, ariko ubundi reka nkubwire gufunga umutwe kwawe mbona ahangaha ndakubwiza uko ntacyo bizakugezaho, niko ku buryo utabasha kumva igitekerezo gifite akamaro ndi kukubwira uburyo burambye, ukiyakwanga kunyumva ukansuzugura ukigira urye. Hanyuma se urinda umbwira ngo mfunga umutwe kubizi neza ko ibyo twagiye tugeraho twabaga twabiganiriye. Ni gute ushaka kunyubikaho urusyo nkaho ndi umwana uyoboye ukeneye no guha ibitekerezo? Reka rero nanakubwire n'icyo utaruzi Sylvie, umfungana umutwe nkusatura undega agatuza nkamena maze nzareba icyo uzunguka. Ariko se ubundi ubwo umuntu ukurusha gufunga umutwe ninde? Ugenda gake. Ubwo uracyatekereza ko kunsatura umutwe rero ukagira ngo haraho bizakugeza? Ari naho usatura se. Ariko ubundi kucyumva ko nta gitekerezo nawe. Ariko wagira igitekerezo tutemera ko dushaka iterambere ry'urugo. Ngo ngendere ku byawe. Umva nkubwire rero. Ntabwo kuba tutumvikanye ari byo bihinduka impamvu yicara ubusa. Ubimenye. Ayo nayo bivugisha ndaza kugukontorora ngo ushyire ku murongo. Ese ubundi niko ubu Minyoni uziyaraye. Minyoni uramumbarize. Uziyaraye he? Ibyo bintu byo kunera hejuru ubu ngubu ukagenda umutoza ibintu byo gushyanuka no kunyicyomoraho, ngiye reka nkubwiza uko ntacyo bizakumarira. Niko wabonye ukuntu kaza kagashaka kunyurira? Byose si wowe. Byose si wowe. Wabonye buretse nagakingiranye none kagende karare hanze nejo kazahirirwe nibwo muzumva none ukuntu kugange kabigenda. Nuko nyine wakoze. Ariko se ko kurumva umuntu muzima waraje umwana hanze ndamaze ubu kaburimo kubicira inyeri gutyo wumva we nta kintu bikubwiye. Ariko nibyo koko nta gise wamugiriyeho. Urabuzwe ikisi se nkuko iryo jinyori. Ese ko nshimye nge dufite icyo dupfa uriya we yazize ikira. Ariko ubundi kutabyutse ngujye no gutegura abantu ubundi baje ku ishuri ibyo ngibyo uzanure bizana ute? Asike nabashaka barase. Ariko uribeshye Minyoni we nataboneka shanda gusubira ndongera ngo ndihagure. Ariko sibyo uvuga wahanzweho cyangwa wasize. Ninde ubwira gutyo? Ninde ubwira gutyo? Gukandagira none ngo nabyuka kore. Igihe se twakoreye ibihembo ntabwo tuba tubibona. Reka rona nakubwira ikintu utaruzi Sylvie. None si nkwinginga. Ndavuze ngo ibintu ni bibiri. Mve mu kazi Minyoni wamubonye agarutse angaha. Kandi ningera angaha sanga icyangombwa cy'ubutaka wagishyiza ku meza. Wumvise? Nibitaba ibyo ngibyo genda gusubira ndagukubita nkudi buretse ndakuvunagura uraza kumbona. Kandi unabwire umuntu ukubikira ibyo byangombwa niba ari n'abandi babibikije yuko ngiye bishaka nze kubisanga angaha. Ndagiye. Ariko sinsubiremo ayo magambo. Yego hanyuma se nabiguha azana kwishingira gusinyira. Ariko uzi kusetsa byangombwa. Nine. Karame papa. Yenda hano ye. Niko mwana wa. Karame. Na nubu nyoko ntaraza. Ntaraza. Ese papa. Ntibyibuka icyo nshaka kukubaza. Mbwira. Ubundi ibintu by'intonganya byawe na mama byaje bite ko bitangiye vuba? Byatewe n'iki? Niriye kosa wakoze ryatumye ahinduka kugeza kuri uru rwego. Ndakakubura mwana wa. Nta kintu na kimwe nzi pe. Ahubwo uzamuganirize. Nta kikubwira uzazumbwire. Wenda koko nkuko bivuga wasanga hari kosa namukoreye nkaba ntarizi, ariko ndimenye narisabira imbabazi pe. Okay, reka nemera ibyo ngiye. Ubwo sumenye ko hari ikintu kitagenda neza. Ndabibona. Kuko ntago umuntu mwamubanye imyaka ingana gutya ngo umushwane kuri uru rwego. Nta kintu mupfa. Ntago byumvikana pe. Ese kiyo telefone sona utayikupa wowe ninde? Ni Mbaruru kuveja mpamagara. Ngo aragushakira iki se kandi? Aha. Kari birebirera. Ngo mama yaramukingiranye bamazemo iminsi 2 mu nzu adasohoka yirirwamo akarara. Uvuze ngo iki? Uko bimeze. Ufitemo inite muri iyo telefone yawe?
hamagara mama wawe umumpe tuvugane nonaha. akira. Halo. Oui. Mumeze mute Kayite? Ndakumva. Umamagaza siyane nete yawe ntikora. Niko Kayite uri he? Iki? Urahagana? Nakubajije kumpamagaza telefone ya nete yawe yabaye iki? None se kuguhamagaza telefone ye hari ikibazo kirimo? Baza ngo ndihe? Niba ari ibyo uzanye byo kunyatakana umujinya kandi ntacyo nagutwaye. Ntabwo mvugana nawe rwose. Banza utuze cyangwa se ngo ukupe. Ndavuze ngo taha none aha ngaha. Weke? Ndavuze ngo taha. Tahe? Tahe se uruhinja wonze kukonsa. Ko? Nsubiremo bwa nyuma. Vayo ukingura ruriya rugi. Urumva? Cyangwa se umbwira ubuyobozi buze bubyinjiremo maze urebe ko bikubaho. Papa nene. Udapima senye. Udapima ugakinisha gufungura aho hantu. Ndakwiyemye ntuze kwivanga muri ibi bintu. Wanyumva neza? Uzi neza ko wananiwe gukemura kiriya kibazo kandi wanyimye n'amafaranga. Rero ntustresse unzamura isukari. Ndi kwitegura fete di. Umbabere cyane ntumvangire. Ngo? Niko nine. Karame. Wumvise amagambo mama wambwiye? Ndayumvise. Wamwumvise? Nge ndaje nkwereka icyo ngiye gukora sasa. Abasirimu ndi kukumva. ibyo bishinga urimo kubura njyewe nibyo ndi burye. Washatse ukuntu nshakira ibiryo byoroshye cyangwa ukashakira agasupu nkari ukuntu nakuyondora. Uburetse gato mbanze ndangize gukubura rega n'ubundi ndabona amasaha yo guteka ageze. Simbona saa 4 se zimaze kurenga. Niba utari tayari wambwiye ngo tuma minyoni kwa Musoma kariba niba kumutweye ni mwitogosore. Umwana se yari yataha. Ngo ko naho ari bambwiye ngo yahahamutse adashaka kugaruka. ugira ubwenge uwo muzima ugira ubwonko bwaracuramye ibintu bibi buri gutekereza gutekereza ute ku buryo umwana muri gihe kimwe cyose atarataha uraho ngo wasamye gusa. Urase ubwo se ni impuhumugiriye hanyuma se wamukingiranaga muri iriya joro utazi ko ari hanze none ngo umusazi ubwo se umusazi ni urakomeje kwa kundi kwawe aho bigeze none ureka mubwire usiviye ibyo amasambu n'umwana n'utu nabiveho kuko ibyo ngibyo nta nubwo bikiri muri dosiye ngewe ndaje ishinga ubu ngubu tugiye kuvugana amagambo abiri ndashaka icyangombwa kiriya sambu tutongeye kuvugana amagambo menshi sinkubwire kabi. Reka mbanza nkiruke ziriya nshyi n'imigeri nzakiguha nta birenze. Ntaragushyiramo iyindi. Ese ubundi ko mperuka. Mwaramutse yemwe. Ese ko numva mu giterana amagambo n'ubu biracyakomeje ra. Turacyaterana amagambo se nabundi buhe. Nabundi buhera. Mbazi bundi buheze. Wakabimenyese. Uyu turi kumwe n'umushyitsi mwari munyohereje ngo asure. Kiriya gicuku yaje arorongotana avuze induru nibwo ubutumwa mwari mumuhaye ngo anzanire. Nagiye mwihangana ko. Ngo abyumve se wa mubyeyi we ko aba yigize indakoreka. Nuko uvuze. Minyo. Vayo hano. Vayo hano urambwira waraye. Vayo hano. Vayo hano. Vayo. Humura ntacyo gutwara mwana wa. Humura. Urabona ukuntu yakugize iki kanjye koko. Izere twigere no mu nzu. No humura ntacyo. Yegere mu nzu, yegere ndaje ngusangemo. Ariko cyakaba. Iki. Uranzu bayikiro ry'imigani nk'akara yose. Ndamaze. Ubu ko kuzamera uti. Amaherezo yibura azaba yahe ko. Faro Stephanie ugende gacuju umenye iby'urugo rwawe n'ibyo rwanjye ntabwo ushinzwe. Ntabwo ushinzwe iby'urugo rwanjye. Noneho rero. Iki. Wibuke kutari hejuru y'amategeko. Ndamaze ariko ndamaze. Uyu mwana niyongera guturumbuka nk'inturo akaza asanga umva ntubwire tuzahurira ku mudugudu raporo yawe izaba inkazi rwose bazagukorera raporo ikomeye ngo hehe mu umudugudu n'uwanyokose umudugudu n'uwaso umva akomeza abashuke komeza abashuke cyakaba utamenyera ndamaze nawe ntunondagire sindi mukashyaka wagize itorero cyangwa se itorosho mu buyobozi twagera nayo urabyumva neza no muri koperative twaserera kandi nkeka kutakunda ariko ese nibyo witwaza yewe karoshye saba digenda gake umva rero ugiye kubwira Stephanie nje mfite perimi yanjye catse nashaka nakaza handi urumva kandi ndanavuze ngo kitunamvira no mugongo kugenda ndagenda sinaje kugutaramira uramaze ariko nguteza ahantu hamwe gusa ngo iki hamwe ngo neze iki Stephanie muteza ahantu hamwe uneze iki
ko nibyongera bikongera iri rimwe ibyari amabanga tuzabisuka hasi. ariko ye ubwo reka wigize umupolisi muri urugo rwanjye. Nisibe kuba umupolisi ariko kabi uzongere nkwereke. Nyinguriye ko ibi rwose no kuboterekerwa muntu pe. Ibi kandi muzabizira ngewe rwose ndabibabwiye. Muraje mutangiye mukashaka kunyicira mu nzu yayo. Nabagize n'ubundi ngewe. Niko Kayite. Iki ariko Utaragira ahandi unyura hitira kwambara urukingo rurarugivuga. Erega ngewe nzi neza umupangu wawe. Ntaho nkingura rwose ubundi wuzuza ibyo wapanze maze ndebe. Mama tubarira hano hatamahane tubarire pe. Chaka amazi rwose. Naso nguwo nabimubwiye niba adashoboye gukemura ikibazo cy'abapangayi be batishyura kikiyongeraho icyanjye yirengagije natuza ndabyikemurira. Ariko koko Kayite haburi yapfiriye muri iriya nzu wavuga iki? Nashaka pfi ibyo se ari cyo bimbwiye nge singiye ugura. Mbisubiremo bwa nyuma nkizo funguzo. Sezibe ntazo nguhaye ukora icyo ushaka. Papa ndakwingize subiza hasi yora kirete. Mureka yinkubita ariko mureke. Ibeshye se yinkubita ndebe. Ndakudiga. Gusu. Ndagukubita inkubita. Ndagukubita nyama. Ariko kukubera. Ndagukubita. Urankubise kuko uratinyutse. Uratinyutse kuko ntasoni. Sezibe urankubise. Na data wambyaye atarigeze nkubita wanjije. Urumva? Ngiye kukwihambiraho ndabizi n'ubundi ufite gahunda yo kunyica. Nyicira habigira inzira senyine. Utangiye kumena ibirahuri? Ubwo urashaka kurwana rero. Papa ibi ni ibiki koko muri? Nine enda cyo gukingura. Enda sufunguzo ziri heje. Enda genda ujye gukingura. Ariko mana kabyara. Sezibe ndagushimiye ibyo unkoreye. Imana izabiguhembera ariko. Gweke ubundi se warwanaga niki? Si wowe wizize. Asoni. Hamagara rwose nta kibazo. Mama ibyo bintu ugiye gukora si byo ngo. Hamagara. Aro papa, aro. Nimutinda kunabara murasanga umugabo anyishe kandi namwe muzabazwa impamvu mutatabaye. Dore afite n'inyundo ashaka kuyinkubita mu mutwe ni mutabare. Ayiwe Cyakabare yavunaguye Mukashyaka na Minyoni aratoroka. Ubu se mama uyu mwana yagiye kwande. Mbaruru bakomeje kumufungirana mu nzu. Inzara igiye kuzamwiciramo. Arava mate. Ko Sylvia yanze gukingura none Sezibera akaba mukubise. Ubu biraza kugenda bite? Ntuzacikwe n'igice cy'ikinamico umuziki ubutaha. Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango. Yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.